tekereza ibintu byose ubona ku mbuga nkoranyambaga iyo ufunguye telefone yawe, wenda tuvuge kuri ku rubuga nka Instagram, TikTok, Facebook cyangwa se YouTube. Ibaze ko ibirenga 75 by'ibyo ubona kuri izi mbuga nkoranyambaga byose uretse no kuba ari content biba ari ibinyoma. Uyada ushobora kuba utari kubyumva kimwe nanjye, ariko niba utari kubyumva kimwe nanjye sinanakurenganya kubera ko nta makuru ufite. Kugira ngo ubyemere neza rero banza wumve zino video za Roku ko ari ebyiri. Mu ishuri ho wize biki? Mu ishuri ufite diplome? Mu ishuri cyangwa ntagira. Yes. Ntago warangije secondary? Wapi. Kubiri troncome nahise numva ihagije. Waragarukiye troncome? Nize troncome numva irahagije mitobanire kanjye kwigishiriza. Hari habaye. Wakoze muri bank? Nakoze muri beka niga mu wa gatandatu secondaire ariko twarabeshye ko twiga muri kaminuza turi gusoza muri INS. Ngira ngo niba ubyumvise muri izo interview Roku yakoze kuri ibinyamakuru ko ari bibiri, yaba The Choice ndetse n'igihe habayemo kwivuguruza mu bijyanye n'amashuri yize. Ubwa mbere yavuze ko atigeze asoza troncome, ubwa kabiri avuga ko yagarukiye mu wa gatandatu secondaire, kandi utagira ngo ni Roku gusa, ni abastari hafi ya bose. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu zigeze kuri 5 abastari benshi badakunda kuvugisha ukuri, noneho by'umwihariko iyo bari imbere ya kamera. Impamvu ya mbere utagomba kwizera ibyo abastari bavuga ku mbuga nkoranyambaga ni uko ibyinshi biba ari amasoko y'inyungu z'amafaranga ava mu buryo bwo kwamamaza. Byaba atari ukwamamaza bikaba ari uburyo bwo gukurura attention. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2016 bwagaragaje ko benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bw'umwuga 92% bose bazikoresha bamamaza. Oya, aho mushobora kugira ngo ndi kubeshya, ariko reka mbaho urugero rworoshye cyane kurwumva. Muri bukazira nzoga z'ibyuma zicyaduka, inganda zakoraga inzoga z'ibyuma zabonye nta buryo zazabona abakiriya, ikindi kandi ngo bazikunde nda nkuko bazikunze ku rwego bagiye kuzica zigezeho. Niko kwiyambaza hano bastari bari bakomeye mu Rwanda muri icyo gihe, harimo ba Burikano ndetse n'abandi bastari bagiye bafata ya mbere mu kuzamamaza, bakabaha amafaranga atagira ingano maze nabo bakavuga ibyiza byazo, cyane ko nka Burikano na Buriguni nta kiganiro bakoraga badafite kiwingu mu ntoki. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese wakundaga Burikano na Buriguni akibona bagitangiye ikiganiro akabona vibe bafite kubera ko banyweye muri turi cyangwa se kiwingu n'indi nzoga, yagombaga kukireba yakirangiza akajya gushaka ya nzoga ngo nawe yirohemo maze agere vibe nk'izo abonye bafite mu gihe bari gukora ikiganiro. Impamvu ya kabiri ni ukwirata ubutunzi cyangwa se kwerekana ko babayeho mu buzima buhenze, nyamara wakugeza mu buzima bwe busanzwe bwa buri munsi ushobora gukubitwa n'inkuba. Mu minsi yashize nibwo umwinfluencer cyangwa se content creator benshi muzi nka Nyamabondo yagize gutya agatumirwa mu kiganiro Ndahiro Valence Papi, bari kuganira aramubaza ati se ubona abastari bo mu Rwanda babayeho bate? Aravuga ati hano abastari bo mu Rwanda bose nta kigenda nta kintu kiba kibereyemo, abenshi nabo kujya gutira imyenda mukababona hano kuri social media babereye bambaye neza, mukagira ngo nyine nibwo buzima barimo bwabo bwa buri munsi, nyamara uramutse ubasuye bose ushobora kugenda ugasanga baba mu mwuga. Ubwo yabivugaga ubwo yajyaga gusura Bogari agasanga ngo abaga mu nzu ngo y'icyumba kimwe na salo, ngo nayo idafatika, ngo aba muri za nzu ziba zifite urugi rucuze mu ngunguru. Ubwo igitangaje ni uko Bogari iyo turi kumubona yambaye imyenda myiza yatiriye, tukamubona yambaye udukweto twiza, tuba tubona ari umusitari tukumva natwe twaba nk'uwo Bogari. Nyamara nawe uramutse ugeze aho atuye ushobora gusanga nahatandukaniye nawe uretse gusa kuba umuzi. Utumva mvuga Bogari gusa ukagira ngo ni Bogari nibanzeho, abandi bose uko bari aba Musinga ba Ice Mobi bose nabo batunzwe no gutira imyenda. Ni ukugenda bagatira imyenda bakayambara bakanayamamaza, ubundi bamara kuyamamaza nabo bagatirura. Niyo mpamvu ushobora kumubona mu mwenda umwe uyu munsi, ejo ukamubona mu wundi, ejo bundi ukamubona mu wundi. Buriya ni uburyo bwo kwamamaza. Impamvu ya gatatu ni intambara z'ubusa ariko kugira ngo bano ba content creator bibonere views. Ngira ngo niba mwibuka mu minsi yashize ubwo Ashton Hall yajyaga gusura The Ben agasanga Pamela ntabwo ari mu rugo, barangiza bakamuhamagara kuri video call, ubona ko The Ben yasigaranye n'umwana mu rugo igihe Pamela we yari adahari. Aba content creator bahise babireba bahita bazamura intambara ko The Ben ashobora kuba agiye gutandukana na Pamela, babyuriraho inkuru zirakorwa. Pamela biranamubabaza cyane ko yaje akanabwira hano ba content creator ko bagomba gusiba ibiganiro, batabisiba bakabajyana muri RIB. Gusa biragoye cyane kugira ngo umuntu abe yarakoze ikiganiro gishyire kuri YouTube nikirangiza kirebwe n'abantu barenga 100,000 nurangiza umubwire ngo nagisibe. Ntabwo bikunda, araguhakanira akakubwira ko yakemera kujya muri RIB aho kugira ngo asibe icyo kiganiro. Benshi mu ba content creator batangiye gushya ubwoba, ariko mu gushya ubwoba bihagararaho birangira Pamela byihoreye agenza make, gusa atanga gasopo ku muntu ari we wese uzongera guhirahira agashaka kumwinjirira mu rugo. Impamvu ya kane udakwiye kwizera bino bintu byo ku mbuga nkoranyambaga ni icyo bita audience retention. Ni ukuvuga ngo umuntu ugiye gukora content cyangwa ugiye guhimba inkuru agerageza buryo cyakubeshya akakubwira n'ibintu bitabayeho. Nyiraho mwagiye mubibona mu minsi yashize ubwo bajyaga bahimba inkuru bakavuga ngo Israel Mbonye yapfuye, bakavuga ngo Rigani Rugaju yapfuye, bakavuga ngo Bruce Melody yapfuye, agahimba urupfu akavuga igihe wapfiriye, akavuga abakwishe, agahimba cyangwa se niba ari indwara akavuga indwara yakwishe. Ibyo byose kugira ngo akunda gufate ugume kuri video ye, ibyo bintu byose ugenda ubireba
kubireba nk'uko byakabaye nyamara ari ibinyoma, ari inkuru yahimbye uri kumva inkuru y'igihimbano. Ni ukuvuga ngo zino mbuga nkoranyambaga yaba YouTube, Facebook, Instagram, TikTok zose zikunda abantu bazitindaho. Ni ukuvuga ngo uko umuntu atinda kuri video yawe niko akomeza kuyiha imbaraga kugira ngo zino mbuga nkoranyambaga nazo ziyoherereza abantu benshi. Ni ukuvuga ngo niba urebye video yanjye ukayimaraho iminota 5 ifite iminota 5, YouTube itubona ko iyo video ifite ubutumwa igakomeza kugenda yisangiza abantu bameze nkawe kugeza video igize ibihumbi 100 cyangwa se igeze muri cya kigero tuvuga ngo video yagiye viral. Ubwo rero iyo umuntu ahembye inkuru akavuga ku buzima bw'umuntu uzwi noneho akamuvugaho ikintu kibi, abantu baragikurikirana bakacyumva maze iyo video igahita itangira kugera kure, ari nabwo kwa kundi ushobora kubona video ukabona igize ibihumbi 100 mu gihe cy'umunota umwe. Niyo mpamvu kenshi bano ba content creator cyangwa se aba social media influencer iyo babonye ari akantu gato kabaye bakabona bashobora kukuriraho bakagakoramo inkuru y'igihuha, bakuriraho bakayikora kandi iyo nkuru ikajya viral abantu bakayikunda. Ni nacyo gitunze aba content creator ndetse n'aba social media influencer benshi. Ngira ngo mwabonye umunyamakuru wo kuri YouTube ejo bundi wagize gutya agatangira kugira urugo rwa Irene Ishoka avuga ko rutazamara umwaka. Ni ukubanga aka video yabivuzemo baragakatinze karatrendinga ku mbuga nkoranyambaga, ari nako abantu benshi bakomeza kugenda bibaza impamvu uyu munyamakuru yavuze aya magambo. Impamvu ya gatanu udakwiye kwizera abana ba content creator cyangwa se aba social media influencer n'ubumenyi buke no kuba batarigeze bakandagira mu ishuri. Bamwe mu ba content creator bitewe no kuba bategeze bakandagira mu ishuri, ikindi kandi bakaba batazi n'amategeko agenga content creation n'uburyo bakora content zabo neza, usanga benshi babyururiraho bagatangira kwataka abantu nyamara batazi ko abantu bashobora kubageza mu nkiko bikaba